Ndabasuje mbahaye ikaze kuri Rwanda Update News. Ndagira ngo tuba tugarutse n'amakuru bari kugenda avugwa mu bitangazamakuru hano ku isi, muri Afurika ndetse n'ahandi hantu hose habagiye hatandukanye, ariko mu by'ukuri ndagira ngo munyemerere aka kanya tugaruka hano mu Rwanda iwacu. Ngira ngo ni inama y'umushyikirano yari yabaye ihuje abaminisitiri igahuza na nyakubahwa Paul Kagame, biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange, ndetse nyitateza abanyarwanda bose imbere. Mu by'ukuri muri iyi nama havuyemo byinshi ndetse hafatiyemo ibyemezo bikakaye ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Mu by'ukuri munyemere muri iyi nama nze kubabwira ko havuyemo ko leta igiye kuba yagabanya amafaranga ya mituweli akava ku mafaranga 20 akagera ku mafaranga ndibuze kubabwira, mu by'ukuri bitewe nuko amafaranga ya mituweli akomeje kugenda ahangayikisha abanyarwanda cyangwa se abaturarwanda batari bakenya, bitewe nuko mituweli nyine yabashije kuba yazamuka. Ngira ngo murabizi ko hano mu Rwanda nta gihe gishize mituweli ibashije kuba yava ku mafaranga 3,000 ikagenda ku mafaranga 20,000 cyangwa se n'andi mafaranga bitewe na buri cyiciro ugiye urimo. Mu by'ukuri nuko ayo mafaranga ya mituweli agiye kuba yagabanuka, cyangwa se inama yabashije kuba yaba uyu munsi yavuye mu byinshi safatiyemo ibyemezo ko amafaranga ya mituweli agiye kuba yagabanuka kuva ku mafaranga 20,000 kugira ngo bifashe abaturage n'abaturarwanda bose bisanze mu cyiciro cy'20,000 kujya bishyura mituweli bitabagoye. Mu by'ukuri rero bikomeje kugenda bigaragaza ko abaturage batishimiye izamuka rya mituweli, cyane cyane ko abaturage bagiye babigaragaza mu mvugo bavuga ko batazabasha kuba bakishyura mituweli mu gihe amafaranga ya mituweli atarabasha kuba yagabanuka avuye ku mafaranga 20,000 cyangwa se n'andi mafaranga asubire ku mafaranga 3,000 nk'uko byari bisanzwe bimeze, bakavuga ko batazabasha kuba bakishyura mituweli. Ndaza kubasigiramwo amajwi y'abaturage agaragaza abaturage bari kuvuga ko batazabasha kuba bakishyura mituweli mu gihe amafaranga ya mituweli azarabasha kuba yasura ku mafaranga 3,000, cyangwa se mituweli mu gihe itarasura ku mafaranga 3,000 nk'uko byari bisanzwe bimeze, mituweli batazabasha kuba bayishyura. Ukabona ko mu by'ukuri bikomeje kugenda bihangayikisha abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Gusa muri iyi nama yabashije kuba yaba uyu munsi hagaragayemo byinshi cyane ndetse n'ibitekerezo byagiye bigaragazwa ko n'abaturage ko amafaranga ya mituweli akomeje kugenda abagora kuba bayabona, biri kubasha kuba byabagora. By'umwihariko iyi nama ikaba yaje gukemura icyo kibazo abaturage bakomeza kugenda bahura nacyo, by'umwihariko muri rusange mu bijyanye na mituweli cyangwa se minisante, ubwisungane mu kwivuza. Mu by'ukuri rero ntabwo turi buze kuganira kuri ibyo ngibyo gusa, kuko muri iyi nama havuyemo byinshi cyane, hafatiyemo ibyemezo bikakaye. Ndaza kubabwira ko muri iyi nama havuyemo ko amafaranga y'u Rwanda agiye kuba yahinduka angahe twari dusanzwe dukoresha, akavaho hakaza andi mafaranga mashyashya tuzadukoresha bitarenze amezi 12. Ubwo ndavuga mu ndi mwaka tukaba twatangiye gukoresha andi mafaranga mashyashya tuzaba turi gukoresha. Ese amafaranga y'u Rwanda kuba agiye guhinduka akaza andi mafaranga mashyashya hari umumaro bifite abaturage n'igihugu? Byane rwose mu by'ukuri bifite umumaro ukomeye cyane ku baturage ndetse ku banyarwanda bose ndetse no ku gihugu, by'umwihariko kuba amafaranga y'u Rwanda agiye kuba yahinduka. Ndaza kubabwira amafaranga agiye kuba yavaho ndetse nazasimbura, umumaro bifite abaturage byose. Mu by'ukuri ndaza kuba nabibabwira muri iyi video kugira ngo mubashe gusobanukirwa mu byinshi byaba kuba byaranga iyi nama y'umushyikirano yabaye kuba yaba uyu munsi ihuje abaminisitiri igahuza na nyakubahwa Paul Kagame. Si ibyo gusa, mu by'ukuri ndaza kuba nababwira ko abakozi ba leta bagiye kuba bakongererwa umushahara, bitewe n'uko murabizi ko hano mu Rwanda ibicuruzwa byabashije kuba byazamuka, cyangwa se ibiciro ku isoko murabizi ko byabashije kuba byazamuka, kuri ubu bikaba biri guhenda. Kuri aka kanya mu by'ukuri iyi nama yabashije kuba yakicara cyangwa se baganiraho byinshi cyane. Nababwiye ko byose tubize kubiganiraho kugira ngo babashe gusobanukirwa byinshi cyane. Bavuze ko mu by'ukuri umukozi wa leta agiye kuba yakongererwa umushahara kugira ngo ajye abasha kubona ukuntu yakemura ibyo bibazo agenda ahura nabyo. Murabizi ko gaze hano mu Rwanda abashije kuba yazamuka, peteroli hano mu Rwanda abashije kuba yazamuka, na essence, ibyo byose murabizi ko byabashije kuba byazamuka. Si ibyo gusa, n'ingendo hano mu Rwanda, amatiki, ubwo ndavuga nyine amatiki, murabizi ko nayo yabashije kuba yazamuka. Ingendo hano mu Rwanda aho ushobora kuba uva mu ntara imwe ujya mu yindi ntara ugasanga uri kwishyura amafaranga menshi cyane, aho wishyuraga nk'ibihumbi 10 kuri ubu ukabasanga uri kwishyura amafaranga 20,000 y'amatiki yose. Murumva ko ni ibintu bikomeje kugenda bigora abatari bakenya hano mu Rwanda, ndetse bikomeje kuhangayikisha n'abaturage, by'umwihariko kuba aya mafaranga yose akomeje kugenda azamuka. Si ibyo gusa, na mituweli nubwo twamaje kuyivugaho, murabizi ko nabashije kuba yazamuka kuva ku mafaranga 3,000 ikagera ku mafaranga 20,000 cyangwa se 8 n'amafaranga 5,000 bitewe na buri cyiciro umuntu agiye arimo. Gusa nanone ibyo byose ni ibintu nujya kureba uza kubona ko bikomeje kugenda bigora abaturarwanda bose, by'umwihariko kuba babona ibyo bintu, kuko nujya gusanga ugasanga mituweli yabashije kuba yazamuka gutya ikaba iri ku mafaranga 20,000, ukajya gusanga amafaranga y'ingendo nayo ni amafaranga menshi cyane. Urabona ko nyine biri buze kuba byagora wa muntu cyangwa se wa muturarwanda wese kuba yabona uko yakishyura izo serivisi zose. Gusa nanone ukajya gusanga na gaze nawe yabashije kuba yazamuka. Ibyo byose ni ibintu by'ukuri ujya gusanga ukabona ko uri kubasha kuba byagora wa muturage, wa muturarwanda wese kuba yabona uburyo yakishyura izo serivisi zose bitamugoye. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri rero mbabwiye ko n'umukozi wa leta ahangaha nawe agiye kuba yakongererwa umushahara, bitewe n'uko amafaranga nyine ahembwaga cyangwa se nayo yarasanzwe afata bishobora kuba bikenya, bitewe n'uko ibicuruzwa hano ku isoko byabashije kuba byazamuka. Kuko murabizi ko ibihugu
ibihugu bimwe na bimwe bigenda bivamo za peteroli, gaze n'ibindi byose bigiye biri mu ntambara. Ibi byose nibyo bigiye komeza kugenda bitera depression y'ibicuruzwa hano ku Rwanda bikabasha kuba byazamuka. Ibyo byose rero ni ibintu nujya gusanga uza kubona ari mpamvu rero babashije kuba bazamura ibicuruzwa hano mu Rwanda. Hano mu Rwanda rero ukabona ko nyine ni ikibazo gikomeye cyane cyane. Abakozi rero nabo bakaba bagiye kuba bakongererwa umushahara. Ibyo byose nibyo turi buze kuganiraho cyangwa se tubuze kurambura kugira ngo byose mubashe kumenyamo icyabashije kuba byaganirwa muri iyi nama ndetse n'imyanzuro abashije kuba yafatirwa muri iyi nama. Ariko mbere yuko tugenda gusesengura cyangwa se kubabwira amakuru yose nk'uko bihagaze, ndagira ngo niba uri kubona rugamiro gese kuri channel yacu ya Rwanda Update News, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nkanga ameza leta ibagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere. By'umwihariko iyi video niba wayikunze, kora like ndetse utere comment kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. Mu by'ukuri reka tugende ku ngingo yacu ya mbere twavuze twize kuganiraho yuko amafaranga ya mituweli agiye kuba yagabanuka akava ku mafaranga 2020 akagera ku mafaranga 2015 kugira ngo bifashe abaturage n'abaturarwanda bose bisanze mu cyiciro cy'2020 kujya bishyura mituweli bitabagoye, kuko urabona ko mituweli ikomeje kugenda ihangayikisha abanyarwanda n'abaturarwanda bose. Kuri ubu rero hari abaturage bakomeje kugenda bagaragaza ko amafaranga ya mituweli ari menshi cyane kandi ari umurengera. Kuri ubu ukabona ko abaturage n'abakene, n'umuhinzi, nta kazi afite ka leta cyangwa se n'akandi kantu kamwinjiriza amafaranga akomeye, ariko ugasanga wa muturage bamushizeho amafaranga 2020, ariko ugasanga wa mukiri ufite imodoka 2-3 ari mu cyiciro cy'5000 cyangwa se 8. Ukabona ko nyine ni ikintu kitumvikana kuba umuturage w'umuhinzi yajya mu cyiciro cy'20 kandi wamukire we ari mu cyiciro cy'50 cyangwa se 8. Kuri ngo rero ibyo byose nibyo ujya gusanga ukabona ko ntago abaturage babyishimiye, kuko urabizi ko kino cyiciro cy'20 cyavuzwe ko kizakijyamo abakozi ba leta n'abandi bantu bose bakora mu nzego za leta ariko bafite uko babayeho, ndavuga mu buryo bw'imibereho, mu butunzi ndetse no mu mafaranga, kujya babona nyine uko bakishyura mituweli bitabagoye. Ibyo byose mu by'ukuri rero ariko urajya gusanga ibyo bavuze ntago ariko byagiye bigenda. Urajya gusanga wamukire n'uri ku cyiciro cy'20 cy'8 cyangwa se 2005 wamukire n'uri ku cyiciro cy'20, kuko ibyo byagiye bigaragazwa n'abaturage bakomeje kugenda babigaragaza ko batazabona ayo mafaranga bo kuba bakishyura mituweli hano mu Rwanda ikomeje kugenda ivuza ubuhwa cyangwa se igomeje kugenda igaragaza ko mu by'ukuri nyine igoranye kuba wayishyura. Mu by'ukuri rero nibyo byabashije kuba byaganirwa muri iyi nama nyine kuri bijyanye na mituweli. Byo mwabashije kuba mwabyumvishe ko mituweli igiye kuba yava ku mafaranga 20 ikagenda ku 15 kugira ngo byibuze abo bantu bibashe kuba byaborohera, cyane cyane ko murabizi ko ibintu byo kudekarara byari bisanzwe bimaze iminsi biriho. Kuri ubu nuko nabyo byabashije kuba byarangira, abantu bamaje kudekarara cyangwa se mwamaje kurekarama ibyiciro, nuko namwe mugomba gutegereza uku kwezi kwa 6 ibisubizo byanyu bizaba byahageze kare, kandi mu by'ukuri muzatangira gutanga mituweli ibisubizo byarabashije kuba byaraje, kuko niba waradekaraye uva mu cyiciro runaka ujya mu kindi, ubwo niba babona ko ari ngombwa ko ugomba guhinduzwa bazaguhereza icyiciro wasabye, ariko niba babona ko nyine bitari ngombwa ntago uzabasha kuba wabona icyo cyiciro wabashije kuba wasaba. Gusa mu by'ukuri rero nuko mugomba gutegereza mukihangana ubu kwezi kwa 6 kugira ngo ibintu byose bizabe byabashije kuba byagenze neza. Gusa nanone kuri ubu ukaza kureba ukibaza mituweli niba ari kubura ukwezi kumwe kugira ngo abaturage babashe kuba batangira gutanga mituweli, kuko murabizi ko hasigaye ukwezi kwa 6 aribwo bazatangira gutanga mituweli mu kwezi kwa 7. Ibibazo bizaba byakemutse neza cyane ku buryo abaturage bazishyura mituweli neza cyane. Ibyo byose ni ibintu ukomeza kugenda ubona ko nyine bikomeje kugenda bihangayikisha societe nyarwanda by'umwihariko muri rusange. Ndagira ngo kuri mituweli ibibazo byabo tubihagarikira ngaho, ubwo tugenda no ku ngingo yacu ya 2 twavuze turuze kuganiraho yuko amafaranga hano mu Rwanda agiye kuba yahinduka akava ku mafaranga nyine yanga twari dusanzwe dukoresha hakaza ni mafaranga mashyashya tuzadukoresha bitarenze uyu mwaka turimo. Ubwo ndavuga mu wundi mwaka 2027 twatangiye gukoresha andi mafaranga mashyashya tuzaba twakiriye hano mu gihugu. Ese mu by'ukuri bifite umumaro ukomeye, ariko ndagira ngo mbere yo kumbabwira uwo mumaro kamanzi mbagezeho ayo mafaranga atazaba yemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda. Ubwo mu mafaranga atazayemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda ni inoti ya 500, inoti y'igihumbi, inoti ya 2 ndetse n'inoti ya 5. Izo noti ntago zizaba zemerewe kuba zakoreshwa hano mu Rwanda, ahubwo zizaba zabashije kuba zavaho haze andi mafaranga azisimbura. Ubwo abafite ayo mafaranga musabwe kwihutira kuyajyana kuri banki kugira ngo mubashe kuba mwaguranwa ayo mafaranga yanyu, babahereze andi mafaranga muzatangira kuba mwakoresha, cyangwa se bitarenze nyine igihe leta cyangwa se banki yashizeho kugira ngo abantu mwese mubi mwatangiye gukoregitinga ayo mafaranga yanyu. Mu by'ukuri ndabashimiye mwe twabanye kuva iyi video cyangiye kugira irangiye, muri abantu b'agaciro cyane. Ariko niba video wayikunze, kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha societe nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. Aha ni kuri Rwanda Update News, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nkanga ameza leta ibagiye itangaza nawe